reka nkwifurize kugira umugoroba mwiza ukomeza kubana natwanga kuri Impuguke Info, twizera ko mumeze neza yaba bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Twinjiye mu makuru agezweho muri uyu mugoroba. Yanjye nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, nkwaye ikaze nkuko wamaze kubona muri ako karango. Mu makuru tugiye kugarukaho ndakubwira ko kwica abatutsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bihembera jenoside nk'iyakorewe mu Rwanda mu 1994. Iyi nkuru ngiye kuyigarukaho mu buryo burambuye, hanyuma kandi ndavuga ko General Tadi James Kabarebe yavuze ko ibihugu by'i Burayi bitashimishijwe n'abacancuro banyujijwe mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza kureba uko byifashe mu gihe mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo ubwo bane bwose nyuma y'igotwa ry'urugo rwa Riek Machar. Ese byagenze bite? Iyi nkuru turaza kuyinjiramo mu buryo burambuye, nkwibutsa ko ushobora kubana natwe buri munsi. Ushaka guca ku rukuta rwa X, ugaca kuri Facebook, ugaca kuri Vidimeta ndetse n'umuyoboro wa YouTube bakandikamo Impuguke Info, tubana neza cyane mu gihe nkuru nziza Pacifique akomeza kugenda dufasha kugira ngo mubashe kugenda mudukurikirana. Ngo nge n'itsinda rigari ry'abatekinisiye tuba tuzanyanga kugira ngo tubagezeho amakuru, twizera ko tuba tubanye namwe neza cyane kandi muri ab'igiciro. Nyamuneka ubwo n'umuntu mushyashya ugeze kuri uyu muyoboro bwa mbere akaba ari bwo abonye YouTube yacu ariyo Impuguke Info, kandi subscribe hanyuma ubashe no gukanda like, comment ndetse na share kugira ngo inshuti zawe zibashe kwa nazo zadukurikirana muri rusange. Hanyuma umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ibuka rero wamaganye ihohoterwa rikorerwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'Abanyamulenge muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Isaba rero ko batabarwa kuko ibyo bari gukorerwa bisa nka jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho imyaka 30 hafi imaze gushira. Ikaba rero jenoside aribwo yabaye mu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibuka rero yashishikarije leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kwinjira mu biganiro bifatika n'inyeshyamba za M23 ndetse n'andi matsinda ahezwa kugira ngo nyine agire igikorwa ku bibazo byabo bifite ishingiro. Hanyuma icyo yamenya nuko umutwe wa 23 rero wamaze gufata umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, aho rero ugaragaza kugamije guhosha ndetse yewe no kuba nyine hari ibikorwa bikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane mu bwoko bw'Abatutsi nyine bahohoterwa. Bakavuga ko nyine ibyo bikorwa byo guhotera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ari byo M23 yaje kuza kuba irandura. Umutwe umaze igihe usaba uburenganzira bwabo rero nk'abaturage ba Kongo, ndetse bakaba babuhabwa bagahabwa burinzi ndetse bagashyirwa yewe no mu miyoborere ya politike, kandi nyine bakaba nyine bakurirwa ivangura n'ihohoterwa bakorerwa by'umwihariko nyine rikorerwa bariya Abatutsi bahariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko bavuga ko nyine leta ibigiramo uruhare. Hanyuma mu itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri rero tariki ya 7/25, umuryango wibuka wagize uti mu mezi yashize amagambo ahembera urwango atangazwa n'abategetsi bakuru ba Kongo akomeje gukwirakwiza imvugo zibiba ivangura, ati zikangura rero ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga Ikinyarwanda cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi cyane n'Abanyamulenge. Yakomeje igira iti ayo magambo arakomeye cyane kuko asa neza n'imvugo zakoreshejwe mu Rwanda mbere ndetse na nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho itangazamakuru rya leta ryitaga rero Abatutsi abanyamahanga ndetse bakabita inyenzi kugira ngo ribakorere nyine ivangura muri rusange, rikabona nuko nyine ryabonaga uko ribambura nyine ubumuntu, akaba ari cyo wamenya muri rusange. Hanyuma kandi ibuka yatangaje ko ubwicanyi bwiyongereye vuba ahangaha cyane, by'umwihariko bikagiranirana n'amagambo ahembera urwango nyine hagati y'ubufatanye bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa FDLR nyine kari amagambo ahembera urwango. Icyo wamenya kandi nuko umutwe wa FDLR ari umutwe w'iterabwoba ukoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi ashizwe ku rutonde nyine rw'umuryango w'abibumbye ugizwe n'abateguye ndetse yewe bakanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi rero ni ikimenyetso gikomeye cy'uburenganzira bwa muntu kigomba kwitabwaho rero byihutirwa n'umuryango mpuzamahanga, akaba ari cyo wabasha kumenya. Hanyuma ikindi kandi nakubwira nuko uyu muryango nyine wasabye niba
nibura ibikorwa mpuzamahanga byihuse kugira ngo FDLR isenwe kandi leta ya Kongo nyine ibazwe uruhare mu gushyigikira uyu mutwe w'iterabwoba ndetse nyine hanemezwe niba manda ya MONUSCO ikwiye gukomezwa cyangwa se gusimburwa n'ingabo zishoboye gutabara abari mu kaga. Akaba ari cyo wamenya kandi cyo wamenya nuko ibuka nyine yanagaragaje ko FARDC igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yagakwiye kurinda abaturage bacyo nyine cyagiye kigaragara kenshi kisha abaturage benshi cyane cyane abo mu bwoko nyine bw'abatutsi ndetse bari no mu duce twa Minembwe, Uvira, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ahandi hatandukanye muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi amakuru agaragaza ko ingabo za FARDC zagize uruhare rukomeye nyine mu kuza kuba nyine zikandamiza abatutsi cyane n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse zikaba nyine zitanga intwaro ku mitwe itwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse na FDLR zikomeje nyine iyi mitwe ikomeje kugenda ikora ubwicanyi bukabije. Hanyuma FDLR kuba imaze rero kugenda nayo igaragara ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ishigikiwe na leta ya Kongo ni ibintu nyine bidakomeje kwishimirwa na leta y'u Rwanda. Akaba ari cyo wabasha kumenya kuri iyi ngingo. Hanyuma byinshi kuri iyi ngingo tuzakomeza tubikurikirane dore ko ngo twanabigarutseho amakuru twari dufite nuko General Omega yafashwe na 23 kari umwe mu bayobozi bakomeye ba FDLR nyine ashobora kuba yashikirizwa u Rwanda hagati y'uyu munsi wa gatatu ndetse no ku munsi w'ejo ku wa kane. Akari ibyo ngibyo nakubwira. Nyuma Richard James Kabarebe yavuze ko ibihugu nyine by'Iburayi bitashimishijwe n'abacancuro banyujijwe mu Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere Richard James Kabarebe yatangaje ko hari ibihugu by'Iburayi nyine byabanje kwitambika mu mugambi wo kunyuza abacancuro ku mupaka w'u Rwanda ndetse banga kugira ngo banga gusaba. Akaba rero ari imwe mu nkuru agiye inagarukaho nibura mu mezi nk'abiri ashize guhera muri Mutarama ndetse na Gashyantare. Akaba bigarutseho nyine mu nama nyungurabitekerezo yateguwe n'inteko nshinga y'amategeko nyine ku miterere ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, ingaruka zayo ndetse n'ingamba zo kuyirwanya. Iyi nama ikarabaye ku wa gatanu Werurwe 2025 kari ku uyu munsi wa gatatu. General James Kabarebe akaba yagaragaje ko nyine intambara irwanirwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irimo imitwe myinshi igizwe n'ingabo za FARDC, FDLR, SAMUDRIS by'umwihariko ndetse akaba hariho n'abacancuro b'Abanyaburayi bahawe rero ikirakanyamara bitemewe n'amategeko. Akaba ari cyo wamenya. Nyuma kandi General Richard James Kabarebe yagaragaje ko ibyo bihugu nyine byirinda guseba. Akaba ari cyo wabasha kuba umenya. Nyuma abacancuro barenga 280 banyujijwe ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mpera za Mutarama 2025 nyuma y'uko nyine bafatiwe mu rugamba nubwo barimo kurwana n'umutwe wa 23. Abacancuro mu mutwe rero nka RAF wo muri Romania nyine bakaba barifatanyaga n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu mwaka wa 2022. Akari ibyo ngibyo nabasha kukubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma reka tujye muri Sudani y'Amajyepfo ubwo bari bwose nyuma y'ego twagira urugo rwa Riek Machar aho ibintu bikomeje guhindura isura rero muri Sudani y'Amajyepfo nyuma y'uko igisirikare cy'icyo gihugu kigose rero urugo rwa Vice Perezida wa mbere ari Riek Machar usanzwe ratavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Salva Kiir. Akaba ariko bimeze. Hanyuma icyo wamenya nuko uretse kuko atari arugo hari amakuru avuga ko nyine umugaba mukuru wungirije muri kiriya gihugu akaba yitwa Lieutenant General Gabriel Doplam akaba nawe nyine atawe muri yombi ubu ngubu ndetse amakuru ari kuva akaba asanzwe aziho gukorana bya hafi na Vice Perezida wa kiriya gihugu akaba yitwa Riek Machar. Akaba icyo wabasha kumenya. Nyuma impamvu yitabwa muri yombi rye ndetse n'ifungwa nyine rye muri rusange nijyaje kuza kuba ritangazwa uretse ko nyine umuvugizi wa Machar akaba witwa Palma Denge yavuze ko nyine ibikorwa bishobora kuba byakoma mu nkokora amasezerano y'amahoro yashizweho umukono mu mwaka wa 2018. Ni igikorwa kinyuranyije n'ibyemeranyijweho byo gukemura amakimbirane kandi gishobora gukurura umwuka mubi. Hanyuma icyo hamya nuko amasezerano yo mu mwaka wa 2018 yashizweho umukono nyine nyuma
nyuma y'uko uruhande rwa visi perezida akaba ari Machar ndetse na perezida Salva Kiir baje kuza kuba rero baganira mu bijyanye n'intambara yo kurandura ndetse kugira ngo nyine icika muri kiriya gihugu cya Sudani y'Amajyepfo bimaze guhitana abarenga ibihumbi 400 hagati y'umwaka wa 2013 na 2018 nyine abarenga miliyoni 2 bakaba baravuye nabo mu byabo hariya muri kiriya gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Akaba ari ibyo ngibyo nabasha kukubwira kuri iyi ngingo. Se iki kibazo kiraza kurangira gute? Ese hazakurikiraho iki? Ibyo byose nibyo natwe tugomba kwitega kugira ngo tuzagende tubikurikirana amakuru yacu ndetse no mu biganiro hanyuma reka mbashimire cyane nshimire cyane kipe ngari yose twabanye kuva mu masaha mu gitondo kugera na n'ubu ngubu. Nshimire cyane kandi inkuru nziza Pacifique agenda agakontorora gahunda zose ahangaha. Njye nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka tuzasubire ku munsi w'ejo mu gitondo mu makuru azaba aramutse avugwa. Gatanga Imana ibarinde. Ikiganiro cyacu gitambuka buri munsi cy'amakuru abagezweho by'umwihariko mu Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Afurika, by'umwihariko tukaba tukunda kwagaruka tukazagaruka kuri aya makuru nyine azaba ari kuvugwa ku munsi w'ejo. Imana ibarinde. Ubwo ibindi tuzabigaruka ku munsi w'ejo mu gitondo. Gatangaho nyaboneka icyo nakubwira nuko niba amakuru twakugejejeho wabonye koko twaguhaye amakuru y'imvaho nk'uko twe tuzi ko tuba twabaye amakuru y'imvaho, ijya usiga muri comment tubwiye ko amakuru wayumvishe ndetse yewe ukande na share cyangwa se no guklika ko smartphone urakirika